Ni karibu, welcome again to my YouTube channel. In today's video tugiye gukora snacks nziza ziryoha dukoresheje ubunyobwa. So narindi guscrollinga kuri TikTok and then mbona ngo ibyo bita Nkate cake. Sinzi niba mu Rwanda tubigira cyangwa wenda barukundi ushobora gusanga twege tubyita mujye muri comment and then mumbwire uko mu Rwanda rubyita. Ni snacks nziza ziryoshye, gusa ziryoshye pe. Twari turyoshye dukoze mu bunyobwa n'isukari. Izo nizo ingredient ebyiri bukoresha. So tangira ufata ubunyobwa bwawe rero, niba udafite ifuru ushobora kubukaranga ku ipanu cyangwa ikisafuriya bisanzwe, ariko kwa kone ifite ifuru namusize mu ifuru for like 10 minutes and then urabanza burikaranga and then bukura. Nuko nguko nyuma y'iminota 10 byari bimeze, ntuzabutinzemo nyine kugira ngo budashirira kandi uzajye ubucekinga cyane. Murakoze. Hano ndi butegereze ko bubanza kugahura, hanyuma ngatonuraho kano gashishwa k'inyuma tugasigara naho akimbere. Nuko ngukorera ku bantu rero bamaze gukora subscribe, mwarakoze nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu mavideo yacu atandukanye, mu biganiro bigiye bitandukanye. Yeah, I'm here for you and I want you to support me. Icyo nicyo ngusaba, iyo support yawe niyo nkeneye. So izi snacks rero nazimwe nabatereka nzigerageze n'uko zimeze, kandi namwe ngomba kubasharinga mbabwire niba ziryoha cyangwa zitaryo. Gumana nanjye rero video ugere ku musozo urebe ukuntu bakora ubu bunyobwa. Ushobora no kuba utarunabizi, even ushobora no kwitaninga into a business idea, kuko nabonye process yo kuzikoramo zishobora kumara igihe kinini, kuko hagutse ngiye nkoze video, iyi video nayifashe imbere ariko gutya ni editing cyangwa nkoze voice over nyuma y'icyumweru, kandi ndacyazifite, turacyaryoshye, turacyari fresh. Nawe ushobora kuzikorera ukazitaningamo business yawe nyine, kwikora business yabo ukuntu buryoshye pe. So hano rero narimaze kubutora nkagenda nkuramo nyine buriya budatonoye neza, nkongera nkabutonora. Ubwo nibwo bunyobwa rero nakuyemo nakoresheje ibi. Hanyuma tugiye ufite food processor cyangwa food processor niyo wakoresha, but for me nari mfite, nafashe iyi rolling pin and then nkagenda mukanda gutya nyine kamera nk'undi kugenda mbusya, ariko nyine kugira size igende igabanuka gato. So rero niba uzi ubunyobwa uko babwita, jya muri comment bitubwire wenda ko muri quartier y'iwanyu babwita. Njye ntabwo nzi ko babwita because nabonye kuri TikTok ndavuga nzi hano mbukore. So mukora ko ruri kugenda buba buto gutyo nyine gake. So nkomeza gushimira rero mwese mwamaze gukora subscribe, namwe mutarayikora please mukore subscribe kugira ngo tujoining, kandi nyine I'm here for you. Hano ndi kubera ukuntu ubunyobwa bugira amavuta, iyi rolling pin yavuyemo yuzuye amavuta. So nuko nguko ubunyobwa bwacu bwari bumeze, nuko bwasaga nuko bwari bwabaye butoya. Noneho ikiri bukurikiyeho tugiye kwita dufata ya sukari ndetse n'utuzi dukeya ninanyiza mbiteke. Urabiteka kwa kuntu kora wax nyine mpaka isukari hiye ikamera nkaho ari ubuki yahindutse shokora. Sinzi umuntu rero wese umpamagara and then itavuga tereka mbikore vuba nigendere. Ntabwo nigeze nziga ko ihinduka nyine kwa kundi down iryo kosa nakoze. Ariko n'ubundi zavuyemo ziryoshye, but ntabwo zari zafatanye cyane nkuko nabishakaga cyangwa nkuko zagombaga, kuko umuntu umpamagara tanya gushaka amafaranga, kuko amafaranga niyo ya mbere. Umwanze sana gukora subscribe ngo bajye banyihera amafaranga. So iyo imaze guhinduka brown kwa kundi rero nyine yahiye neza, ushyiramo bwa bunyobwa ukavanga neza. Wamara kuvanga rero ugashyira kuri surface ahantu harambuye neza, wanze ukagenda uburamburaho ugategereza ko ubunyobwa bwawe buza kuza guhora. None iyo bumaze guhora burabwa nyine uba shape ushaka, ukagenda ukata mu dushape tugiye dutandukanye. But for me ntabwo byankundiye, urumva nayikuyeho isukari itarangiza gushonga, that's why nyine byagize, ariko byafatanye but ntabwo byashonze neza nkuko byagomba gushonga, because bahise bamamagara mbona sindi butegereze nkora ibyihuse.
hano rero bwari bumaze guhora ndi kugenda nkata, ubundi iyo yagize neza biba byafatanye hose no hejuru. Ego nuko nguko rero wowe uzakosora iryo kosa njye nakoze, cyangwa nambwire nzakora indi video ngomba kubanza kureba ko n'iyi ngiyi hari uwabirebye and then ukangire nkazabakorera indi video. Nuko nguko rero zavuyemo zimeze neza. Niba ubona ari aho uzizi cyangwa ujya muri comments tubwire uko wanyu muzizi. So thank you for watching, bye. Wibuke gukora subscribe kandi rwose free mujye mumbwira ikintu mushaka ko dukora muri video y'ubutaha, kandi mujye munambwira nuko mwabonye iyo video kugira ngo menye abantu turi kumwe. Oya zamunteye inkunga nutwo nkuko nakuyemo, kandi mwakoze kuri iyi video. Bye, ndabakunda.